uri mu gishaka do kwitoza kuri mu myitozo nabuje gushaka kuzahita umunyeshuri wanjye Shido ushaka kuzamukubita barambwe ngafite amadayimoni unshaka kuzamukubita ushaka kuzakubita Shido zazo hangane nanjye kugira ngo ubone uburenganzira bwo kujya gukubita umunyeshuri wanjye Shido. Okay, uzansange muri gym yanjye duhangane nabi so Mete ndakwemeye gerageza wenda bwa mbere n'ubwa nyuma ko wabasha no guhangana na Shido kuko afite imbaraga zidasanzwe. Nubwo bambwe ngafite amagini ndabizi ko nzamwiba kandi nkamukubita. Gerageza amahirwe yawe nzamukubitira mu bye nubigerageza wenda uko bishobora so uzagutwara nta kibazo. Ishidofu nakinaga ishidofu nakinaga nago najyana ubwatsi bw'inguru. Shidofu ahise amfata ariko nzamwiba ariko si ingurube zanjye zikaburara no kanjye guca kuri kiriya gasombe Ishidofu nakinaga gasombe nago nagaca amagini nago nagaca we yawe Shidofu inshuro ebyiri zose ariko se ni igini ni gutangira gukora ku bintu bye nkamubona nakoraho nkamubona ariko iyi migozi ingurube hajya sizihirya c'est vrai sire vraiment donc nakinaga nta kintu nakoze narinje kunyara. Shidofu njyewe hari ibintu mba ntumva gose njyewe ndi kujya gukora ku kintu umuzima akaba yaje najya gukora ku kintu umuzima akaba yaje ariko uriya muzimu ushobora gusanga ari bya bintu bashyira mu murimo kandi ibyo biri kunkanga ariko si ubundi ari nk'ubu ntawe ndi kubona ubu yagiye ariko nimubona noneho buretse kanahi no kose iki kintu si ubu ni umuntu kitanyeganyega apu ni bya bintu bashyira mu murimo apu Oh,